Yes, ikipe ya APR Football Club imaze kubona intsinzi ya mbere mu mikino ya Sekafa Kagame Cup 2025. Ni umukino mwagiye mukurikirana ku mbuga zacu nkoranyambaga zose, haba kuri Facebook, haba kuri Instagram, kuri X cyangwa se yahoze ari Twitter, ndetse by'umwihariko no kuri website yacu aprfc.rw. Twe tugiye kugusesengurira ibyo uyu mukino, dore ko waje kurangira APRFC itsinzi ibitego 2-0, ibitego bya Jibril Watara ku munota wa 8 gusa w'umukino, mu gihe igitego cya kabiri cyaje gutsindwa na William Togi, bikarangira APR itsinze Bumamuru ibitego 2-0. Ni Sekafa Kagame Cup twajemo tukubwira ko buri kimwe cyose tugomba kukikubwira. Wari umukino mwiza, wari umukino w'intangiriro wo mu itsinda rya kabiri, dore ko ari wo mukino wabanje. Undi mukino ukaba ugomba gukinwa hagati y'ikipe ya Murandege yo muri Zanzibar, ari nayo kipe ya APRFC izakurikizaho, ndetse n'ikipe ya KMC ikinira ku kibuga n'ubundi twarimo dukiniraho kuri uyu munsi kizanaberaho imikino myinshi. Ni umukino rero mu by'ukuri urebye abakinnyi bari mu kibuga twagiye tubababwira. Umunyezamu Iva Ruhamya Nkiko yatangiraga umukino we ukomeye wa mbere, cyane ko ari umukino wa Sekafa Kagame Cup. Ni umunyezamu ukiri mutoya, yabanje mu izamu kuko umunyezamu mukuru Ishimwe Pierre ari kumwe n'ikipe y'igihugu. Bamyugariro bari Hakimu Bugingo niwe wafashe umwanya wa Claude niyo mugabo udahari uri mu ikipe y'igihugu. Hari Kagege cyangwa se Byiringiro Gilbert wafashe umwanya wa Fitina Ombolenga, mu gihe Nijye na Clement na Yunusu bakaba babanje mu bwugarizwa hagati nk'uko bisanzwe. Mu bakinnyi bakina hagati n'ubundi Dawo akaba yari ahari ayoboye abasatira izamu, ariko inyuma ye hari Ruboneka Jean Bosco cyo kimwe na Dauda Seydou Yusuf, mu gihe ku mpande hacaga Kiwanuka cyo kimwe na Jibril Watara, rutayizamu ari William Togi. Nabo bakinnyi 11 bari mu kibuga. Hanyuma abafana ntabwo bari benshi, ariko by'umwihariko hari umufana wavuye i Kigali umwe uhagarariye abandi bafana b'ikipe ya APR Football Club mu gihe ategerejwe abandi bafana, akaba ari Salpongo ikaze hano muri studio za APR Football Club. Asante sana dukuze. Urakoze cyane. Kumpa ikaze, nukuvuga ngo ikaze kwanza nari ndifite uko twahoranye kuri match aho match irangiye mu kanya, ariko urakoze cyane kumpa ikaze kabisa muri studio za APR. Hanyuma ikipe ya APR niwe uri hano kugeza kuri ubu ngubu. Wenda hari amakuru mbere ko tuvuga kuri uno mukino, hari amakuru y'abandi bafana bashobora kuza gushyigikira ikipe mu mikino iri imbere uhereye ku wa gatandatu w'ikipe ya Murandege. Amakuru mfite no ko hari abakinnyi kwa turi abafana kwa turi kuvugana bari guturuka Nyarugenge, baraza gufata indege nimugoroba. Bamwe hari babiri bari bwarari ntanga hano Dar es Salaam, abandi bazaza ku mukino kwa gatatu, bamwe kwa gatanu nashaka ko bari ntanga. By'umwihariko ngiye nko twari twazanye ubushize Rafyango Rujugiro ari mu ikipe y'igihugu Amavubi, niyo mpamvu rero nagombye kuza ndi nyenyine ndahagera, ariko burya umufana ahari umwe ashobora guhagarara abandi 100 hano bari. Wabibonye kuri match mwagiye mubona amashusho, abafana b'intanga ba Dar es Salaam baje ndabakomvika baranshyigikira turafana. Ni ukuvuga ngo rero ikijyanye n'abafana cyo ndabizi ko tuzajya kugera ku mukino wa gatatu wa kane, abafana baturutse Nyarugenge bari benshi kabisa. Ni Salponga atabafana baturutse Nyarugenge bazaba bari benshi ku mikino iri imbere, birumvikana bikaba byitezwe. Uyu munsi twabibonye ko hari abafana benshi bari baje barimo barafana, bose bafana ikipe ya APR. Abantu babumvaga mushobora no kuba kubabona muri kano kanya baturi inyuma bafana bikomeye cyane barimo barashyigikira ikipe ya APR Football Club. Ni ikipe rero yatangiye ikina umukino bisa nkaho iri gukora nk'ikintu wakwita gukora gestion de match, kuko no mukino wahinduriwe amasaha. Umutoza agiye bigarukaho umukino wagombaga kuba ku isaha y'isa 11 za hano cyangwa se saa 10 z'i Kigali, ariko uza kwimurirwa amasaha ushyirwa ku isaha y'isa 7 za hano. hari ku ruzuba rwinshi cyane kuri degree Celsius igera hafi 30 kuko zari 29. birumvikana ko abakinnyi batamenyereye gukina muri zino condition. Mu Rwanda ntabwo dukina no masaha, akenshi abari saa 9, kandi ubwo niba ari saa 9 zo mu Rwanda bari saa 10 za hano, birumvikana ko wari umukino wakinwe kare kandi kuzuba kuri condition abakinnyi batamenyereye. Ariyo mpamvu ikipe yatangisa nka ikora gestion ihana buhora ariko ishaka uburyo yabona igitego. biza no kwihira hakiri kare cyane kuri kufura Bugingo Hakimu aza kubona akaguru. Abantu benshi kuyumvisha Jibril Watara bumva ko yatsindishije umutwe, ariko uyu munsi yatsindishije akaguru. Yakoze amapere koko y'umwataka kugira ngo akwepe offside. bigaragara ko uyu mwaka Jibril cyangwa se no muri no Sekafa azagaragaza itandukaniro. ngira ngo Salpongo APRFC yatangiye ibona igitego hakiri kare, ibihe naho morale abari muri stade. Ikipe yatangiranye igitego match ya mbere, ukigera inanga ugatangira ku munota wa mbere utanga ikipe kugera mu kibuga ugatsinda igitego. Ni kwe nk'abafana byaduhaye morale, kandi n'abakinnyi bitaye ba courage. Urumva twakinye ku izuba hano, byonyine babyumva muri Tanzania, niyo uryamye byumva ninjoro harashyushye cyane, noneho bakadukubita kuri azuba rya saa 7 ry'intanga rya saa 6 mu Rwanda. Urumva n'umukino abakinnyi baje biteguye nuko ari ikipe nkuru
ikaba abakinyi bakina bazi ko bakina ikipe ya APR ikipe y'ibikombe ubundi yari izuba rikomeye ariko kuba utari basize igitego cya mbere ku munota hafi yo mu gice cya mbere ni ibintu byaduhaye morale nk'abafana ni ibintu byahise bituma ikipe igaruka muri mudu ikina none ubona umupira nta stress bahanahana bataka bakina ni umupira twabonye neza cyane nk'abafana twe twishimye byatanye. APR rero urumva abafana bishimye baba bari hano i Dar es Salaam n'abari i Kigali muri kudukurikirana byari ibyishimo birumvikana nyuma y'igitego cya Jibril Watara wongeye gutsinda akaba ari umwe mu bakinnyi bitezwe muri no Sekafa Kagame Cup. APR akomeje no guhanahana ikina umupira mwiza bigaragara abantu bishima bavuga bati no kipe irakina neza abanyatanzania babaza hari abo twaye twicaranye bambaza batari ko no kipe ni yahehe ntabwo bari bazi ko turi n'abanyarwanda ko twarimo dukora akazi bati no kipe ni yahehe yambaye imyenda y'umweru yambaye imyenda nk'iy'abamarayika cyangwa inyange bavuga bati ni yahehe tuti ni APR yo mu Rwanda bonaga ko bakina neza bigaragara ko Sarupongo hari ikintu abafana bari bafite cyuko ngo inkera y'abahizi itagenze neza bafite impungenge ubuse impungenge ntizashize. Ngiye ndashimira umutoza w'ikipe ya APR ubwe yaranditse aravuga ati ndasaba imbabazi abafana ntabwo twitwaye neza mu nkera ariko munyiteke muri Sekafa. Iriya ni message buri mufana wese ahantu yarari yamukozeho aravuga ati okay ubwo umutoza yemera ko tutwitwaye neza kandi byagaragaye ariko aratubwira ati muri Sekafa kandi muri Sekafa yashize twageze kuri finale tuviramo kuri penalty 9-10 niwo mutoza aje tubwira ati no munyitege muri Sekafa bya nyine buri mufana wese ahantu yarari yavuze ati ariko reka turebe rero kuba dutangiye dukina match nziza uko Bomamora twayirushije cyane harimo nabavuze ngo ni ikipe ngo yaje ngo na BC ngo niki nibyo bya mikoro ya Bomamora nawe twe tuyareba ariko ni ikipe ataso yari ifite umupira ahubwo nuko yahuye n'ikipe ya APR ifite abakinyi ikindi kuba dufite abakinyi bajya muri batanu bari mu ikipe nationale ikipe umukinyi wese uri mu ikipe ya APR ubonye umwanya wese wabonye ko mu izamu hamwe nyiko yakinye neza wabonye Mugingo wa Kimu yakinye match nziza cyane yanatanze assist ukumva rero ni match twe nk'abafana twiteguye kureba umutozi byatubwiye ko yatubwiye yuko agiye gukora ibirenze muri Sekafa. Yes ubwo nibyo ngibyo rero nyima rero ikipe ya PFC yaje kubona igitego cya kabiri cyaje gutsindwa mu gice cya kabiri na William Toge ku mupira mwiza arahawe na Memeri Dabo yaje no kurangira atowe nk'umukinnyi w'umukino ahabwa 1500 by'amashiringi ya Tanzania nk'umukinnyi witwaye neza kurusha abandi mu no mukino w'uno munsi nyuma gucenga nyango nka pass yatanze umupira ufatiye ku murongo rwose ujyana ku murongo hafi umunota ujyana ku murongo ahereza Togi warusigaje gushyira mu izamu APR agibona nandi mahirwe menshi yo gutsinda cyane cyane Toge yagiye yisanga imbere y'izamu umusifuzi ari penalty yanze gutanga na amahirwe menshi ariko yatangije icyizere n'abantu bavuga nk'ibyo ngibyo Sarupongo avuga ngo by'ikipe ngo yaje n'imodoka kuko Bomamura yaje kare ejo ikipe iba hano muri hoteli APR ibamo n'ikipe ya Ethiopian Coffee yageze hano ku isaha y'isa 3 za mu gitondo ifite match saa 10 nuvuga ngo yageze hano ibura amasaha ngo ikine ariko yaciye n'ikipe ya Singida hano muri Tanzania banganye ubusa ku busa kandi Singida yari wa mwana uri mu rugo nyine yashatse gushonda umukara biranga ikipe bayiheza amakarito y'umutuku biranga barishakishiza birangira binganyije ubusa ku busa bivuga ngo iby'urugendo nta kintu biba bivuze bisaba kwa witeguye APR rero byarangiye itsinze ibitego 2 ku busa ari nako ikomeza kugira amanota 3 iniyongerera icyizere cyo gukina imikino ya kimwe cya kabiri kirangiza kuko ikipe izaba ya mbere muri no tsinda rya kabiri izahita izamuka rimwe ikine kimwe cya kabiri izahura ni ya mbere mu itsinda rya gatatu rizakina ejo rirakina nako uyu munsi naryo hanyuma ikipe izabi ya kabiri mu matsinda yose yitwaye neza nayo ikazahura n'ikipe yabaye ya mbere mu itsinda rya mbere ryakinye ku munsi w'ejo washize ikintu twababwira nuko ibi ngibi byose tutabibabwira iyo hataza kuba turi kumwe na Hopeline Sports ni iduka rya siporo ubwo Sarupongo aza kuitubwira neza mu kanya turi kumwe hano muri Tanzania turi kumwe kandi na Moap bagufitiye amavuta bagufitiye ibyo kunywa byiza byose bigezweho tukaba turi kumwe kandi n'abandi bafatanya bikorwa nka Ikaze House bagufitiye inyubako irimo inzu wakoresha ibintu ushaka byose niba ushaka kugira ahantu wenda nka office niba ushaka ahantu kubika ibintu byawe niba ushaka ahantu gukorera ubucuruzi byose birahari muri Ikaze House ni hariya Iremera Kisi Menti twa turi kumwe kandi na Resilience Professionals bafite ibikoresho n'intebe nakakwiye kubambwira abana abanyatanzania bakazajya guhahirayo kuko ibikoresho byabo ni mpuzamahanga ni ibikoresho byo mu nzu intebe ibitanda utubati ibintu nk'ameza byose biri ku rwego rwo hejuru ni Resilience nayo iri ruhande rwa hariya Sonatibe aho habarizwa n'ubundi Hopeline Sports ni iduka riri hano mu mujyi urenze hano mu gacinjiro ko mu mujyi uzamuka usanga ujya Mateusi ni nk'inyubako imwe ya mbere ivuye mu gacinjiro ya gatatu ni iduka rifite imyenda ya siporo yose guhera ku mwana kugera kuri wa mukecuru y'imyaka 60 urasaga imyenda yawe yose bakaba bafite n'irindi shami
riri hano Sonatibe ukirangiza ya Feruje Sonatibe usa nk'ugikanombe hepfo y'umuhanda tutabona Hope Sport. Hope Sport ni iduka ngewe nashimira cyane umugabo bita Batista kugira ngo mbe ndi hano numwe mu bantu wabigizemo uruhare rukomeye cyane no muntu wamaneye inkunga ndamushimira cyane rero nkaba nanabwira abantu bose abafana ba PR abafana b'ikipe y'igihugu abantu bose ba sportif bose muri rusange bagane Hope Sport harimo imyenda ya sport harimo imyenda y'amajezi bakipe bafana y'Iburayi na hehe ndashimira cyane Hope Sport iki ni Batista ndamushimira cyane. Aha ubwo namwe reka tubashimire ndashimira cyane RD wamfashije muri bijyanye n'amashusho kuri no munsi mwagira ngo mwanabibonye muri match yose amafoto meza cyane na za video byose abari ahantu hose nibo bita harya Umusapien bango umusapien kandi bakaba umusapien niza ari abantu bakera ahubwo omnipreza abari ahantu hose akaba nawe namushimira ubwo nguko tuzongera kuwa gatandatu nibwo APR izasubira mu kibuga hazaba ari ku isaha isa 10 n'ikipe ya Murandege yo muri Zanzibar indi mikino wenda ikintu umuntu yakwishimira no kwitazongera kuba kuri ano manywa yihangu cyangwa hakiri kare imikino izakiba saa 10 za hano muri Tanzania hazajya bari saa 9 z'Ikigali ubwo mukuru cyane ikipe ya APR FC mukunda naho ubundi twebwe turi inkora mutima za APR FC turi inkotanyi za APR FC kandi turi n'intare ziyobowe n'intare mu gihugu cy'intare.